twujuje ibyangombwa RDB yemera yuko tujye gukorera Imana koko byemewe n'u Rwanda rwacu. Bivuze ngo ushaka kujya muri Amerika nkabwiriza bigeze Imana irambwira ngo mbese wowe n'urubyaro wawe ko yibagiwe. Ijwi riraza rirambwira ngo ndakwimitse. Ndavuga biri ntabwo byashoboka. Namwe nzabwira abahanuzi nabo ngo bahanura ivuze itavuze ngo nabo bahishwe hagati. Ndabasuhuje abakunzi ba Kuva TV, umwami Imana akomeze abamera umugisha mu mudasiba kudukurikirana ko bukene uko bwije, kandi tugarutse muri bihe byiza mukunda muri benshi mukunda gukurikirana, bitugirira akamaro ndetse no kudufasha gukomera mwana urugendo rw'agakiza. Umwami Yesu abareze umugisha mwebwe n'ukuri, twereka ko mutwitayeho mudukurikirana. Njya nkunda kuvuga ngo cyane Imana ijye bamera umugisha. Rero ko maze kwimenyera kuri mikoro, amazina yanjye ni Elias Simbikangwa. Ndabashimiye cyane n'ukuri kandi ko umwanya wanyu mufata n'ukuri ndabyishimira cyane kandi ndabikunda kubw'ubuntu bw'Imana ikomeza kugenda itirindisha ko bukene uko bwije. Yesu yareze umugisha. Rero kuri kamera muri kubona ko turi kumwe n'umuntu usa neza navuga ngo udasanzwe ku munsi nk'uyu nguyu. Ntago ari mushya mu maso yanyu ko mumaze iminsi mumukurikirana mumubona mu ijambo ry'Imana, asengera abagiye batandukanye abwiriza. Ariko uyu munsi ni ubwa mbere abonetse kuri mikoro agiye kutuganiriza, tugiye kumuganiriza kugira ngo tumenyeho byinshi bigiye bitandukanye mwinshi mwibazaga mutaboneraga igisubizo, ariko uyu munsi hano ndabizi neza ko muri buze gusobanukirwa, kandi mbibutsa ko kugira ngo tujye turushaho kubageza ibintu byinshi byiza mujye mushyira comment hasi kugira ngo tujye tumenya icyo mukunda n'icyo mushaka kugira ngo tujye tubishyira mu bikorwa ko tuhari kwera mwebwe, kandi tubashimira ko mudukurikirana. Reka twakire rero atwibwire n'umuntu mukuru aratubwira no murimo wiwe asigaye. Turakomeza. Yesu amereze umugisha. Karibu. Murakoze. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbaje kubasuhuza. Nshuti za Kuva TV, Uwiteka Imana bahawe umugisha. Muradukurikirana cyane ku ivugabutumwa. Niyo mpamvu tufashe umwanya kugira ngo tuje tunabasuhuze, tunabibwira kugira ngo tumenyane, mumenye wese umuntu dukurikirana abashumbye itorero ahagaze ate. Uwiteka abaho umugisha. Tutagiye kure, amazina yanjye ni Murekatete Marie Solange, ni umupasiteri ushima Imana, andi umubyeyi w'abana 5 n'umutware umwe. Nanjye ni mu bantu njya mvuga cyane ngo Imana impamagaye mu kintu gikomeye kandi kitoroshye, ariko ndi kubona umwami Imana anshoboza uru rugendo rutoroshye. Twarutangiye rutoroshye, ariko aho rugeze turabona Uwiteka dushigikiye. Uwiteka abaho umugisha. Urakoze cyane na Yesu yarweze umugisha. Tugiye ko uri umushumba ni byiza cyane kandi ni koko benshi baramaze barabizi barabibona baragukurikirana. Reka watangira dusengera Imana, turagize Imana kugira ngo mu kiganiro tujye kuganira byose Imana iganze muri byose muri twe. Uwiteka Mana yacu, Imana ikomeye, Imana ubutware, Imana ubushobozi, Imana igira neza, Imana irijura byose. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimye mwami. Tugushimira urukundo rwe rukomeye, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye Mana nyingabo Mana yuko ujya ubana natwe mu bikomeye no mu byoroheje. Tugushimiye uyu mwanya ukomeye yuko uyu munsi twe ku bwacu ntabwo twe tuzi, ariko wowe wari ubizi ko uyu munsi twahagarara ngaha tuvuga izina ryawe, twakwicara ngaha tuvuga gukora kwawe mwami, ntuhabwe icyubahiro. Unyemerere mwami wanjye Mana yanjye, sabiye buri muntu wese ujye kudukurikirana kubw'uyu mwanya Kristo, kubw'ubutumwa bwiza buri butambuke, kubw'ubuhamya buri butambuke, kubw'amagambo meza ari butambuke mwami. Ayo ngayo ni yagiye guhumuriza ubwoko bwawe kandi akadukomeza. Uyu mwanya w'iki kiganiro Kristo nunyemerere uzugaragaremo cyane, kandi imbaraga za Mwuka zitugote mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo
dusenge buri muntu wese uri ku bugenzi bwa gahunda. Mwami Imana Data turamusengeye kugira ngo Mana umuhe imbaraga, dusengeye n'uwo turi kumwe kugira ngo dukomeze muri byose. Data ikaze n'akaribu umwuka wera kugira ngo dukomeze muri uru rugendo, nako dusenge buri muntu wese uzadukurikirana kugira ngo azabwe umugisha nawe Mwami. Urakoze kubanye natwe muri uyu munsi, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen amen. Amen amen. Mushumba, Imana ibwiriza umugisha. Amen. Nkigera ahangaha nishimye cyane, bibaza ati nishimye kubera iki? Ubwo nageraga nasanze ibintu bimeze neza, nsanga ibintu bimeze nk'aho ari ikirori, ariko ndibaza se mu rugo rw'umushumba ikiro cyabaye kimeze gute? Ariko nanone nza gutangazwa nuko nkuko murimo munabireba kuri kamera ku meza hari urupapuro ruhari, ntabwo ndasobanukirwa neza amenye ngo ni iki cyangwa se risobanuye iki, ariko duhari kugira ngo dusubizwe no kugira ngo ibyo turi kwibaza tubonere igisubizo. Mushumba, watubwira uru rupapuro ukatubwiraho gatoya kugira ngo n'abadukurikiranye be kwibaza se urwo rupapuro kumwe na Bibiliya bimeze gute? Murakoze, simbikangwa iteka guha umugisha mwinshi, kuko uyu munsi ari umunsi mwiza kandi umunsi ukomeye, umunsi buri muntu wese yishimiraho bitewe n'uko ari Imana yavuze cyane, kuko nkatwe nk'abakozi b'Imana duhagarara cyane ku Imana yavuze kandi tugaruka ari kugisohoje. Icya mbere ijambo mpagazeho cyane rikomeye riri kuboneka muri Luka ibice cyaho cya mbere umurongo wa 37 aravuga ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Amen. Imana rero yavuze ijambo ku buzima bwanjye, ariko uyu munsi ryasohoye. Yego. N'Imana yavuganye nanjye ngitangira kujya muri uyu muhamagaro, ngitangira guhamagarwa n'Imana, numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo uri umunyamahamagaro. Haleluya. Nakoreraga mu itorero ry'Imana bitaga Jehova Rafa, kwa mushumba Shimimana Viateur, ariko Imana impamagaramo narabaye pasiteri, ariko nkora umurimo w'ivugabutumwa mu iryo torero, bigeraho Imana impamagara ku bw'uwo murimo, impamagarira kuyikorera. Ngira amagambo akomeye cyane njyamagararaho abantu benshi batajya bahagararaho ngo yumve cyane. Imana niyago yise ica mu muhanuzi, ahubwo numvise ijwi ryayo. Yambwiye amagambo akomeye mbere yo kugira ngo amamagare, yarambwiye ngo mbere ya byose kugira ngo nkorere ugiye kunkorera uninya, kuko ndi Imana itinyitse, ndi Imana yo kubahwa. Mu buzima bw'umuhamagaro rero ntabwo byari byoroshye. Umuhamagaro burya urageragezwa, ni umuhamagaro nanyuzemo, nca mu bikomeye, nca mu bibazo, nca mu binshi intege, ariko Imana iranshoboza, mbona ndakomeye. Mu muhamagaro rero Imana imaze kumpamagara, majije gutangira gukora umurimo, abantu benshi bakamanurira bakambwira amashuri, nkasenga mvuga Mana amashuri niba ari ishuri rero ndarirambiwe, Mana agira imbabazi. Ati oya, ati ntabwo ari amashuri y'umubiri, tayo wize arahagije, ugiye kwicara ku ishuri wige nk'abandi banyeshuri. Ku bwanjye nkibaza aho bizanyura bitewe n'ubuzima, ari igihe tuzahura ikiganiro cy'ubuzima, tuvuga amateka arahari Imana iba yaradukuye kugira ngo uyu munsi tube tugeze aha. Yari igihe rero kitoroshye. Imana njyambwira cyane ngo urya n'umusazi arahanura. Musazi yansanze mu rugo nicaye aho twabaga, araza arambwira ati ugiye ku ishuri. Yari umusazi, twamwitaga ngo ni Panje, nyine ubwo murabyumva. Ndamuga genda wa musazi, wowe uri umusazi. Ariko bwarakengeze ku rusengero, umuhanuzi abajye mu mwuka, ageze mu mwuka cyane, ageze mu mwuka, Imana ivugana nanjye amagambo akomeye, irambwira ngo igiye kuma kwiga. Nkubita agatima ndavuga Mana ukoresha n'abasazi, ujya murimo n'uwawe ufite ukuntu bigenza. Haciyemo iminsi rero haboneka uburyo bwo kwiga, ariko butari bworoshye. Naratangiye umuhamagaro niko nababwiye,
naravuye mu itorero naragiye gukora umurimo w'Imana. Twatangiriye aho twitaga mu cyumba, abantu barahazi. yego Ubwo ntangira noneho wa muhamagaro wo kwiga nanjye gukora itorero ku giti cyanjye, kuko aho nari ndi umushumba tumaze guhabwa inkoni y'ubushumba, tugiye gushumba amatorero yacu twari dukuze. yego Biba ngombwa yuko tutangira umurimo, ariko tutangira umurimo hari mu cyumba, umurimo utari woroshye. Nkava mu murimo w'Imana ngahita njya ku ishuri. Twigaga nimugoroba tugasoza mu ma saa 2 z'ijoro. yego Ntabwo byabaga byoroshye, ariko uyu munsi urambajije ngo mbese icyo ubona imbere yanjye ni iki. Natangiye kuvuga ngo ko ari naje Imana ivuga ngo rihere. yego Murabona ko ari impapuro 3 mubona imbere. Icya mbere ni indangamanota, yego ko tuba twarize ibisanzwe. Abari indangamanota ibyo tuba twarakoze kugira ngo duhabwe amanota ibyo tuba twarakoze. Iyi rero ni indangamanota ibizamini nagiye nkora. Murabona cyane ko hariho aho Imana yagiye inshoboza mu gihe rutari rworoshye, urugendo rutari runyoroheye, ariko Imana iranshoboza. haleluya Nkava mu murimo w'Imana nkajya kwiga, nako hari aho najyaga ngira 90 kumanuka gutyo, hari aho Imana yagendaga bikora. Ahangaha rero ni urugendo rutari rworoshye. birumvikana. Yego, niga icya mbere, niga teoloji ya mbere, mbona certificat ariyo ya mbere. Narahize nyiga umwaka ndawurangiza, mbona certificat munsi igihe cya mbere. Nayo dushimana mu ijuru ko yayitanze. Imana ishimwe cyane. Imana yabwa icyubahiro. Uyu munsi rero turi kwishimira ko nakomeje nkabona diplome. haleluya Uyu munsi niwo mu birori mudusanzemo. congratulations pastor. Kuba twararangije kwiga teoloji, kandi tuzi ko cyane ko igihugu cyacu kiri kwemera yuko buri umupasiteri wese agomba guhagarara ashumbye urusengero cyangwa se icyacu cyangwa se itorero, ari uko afite indangabumenyi yerekana yuko ibyo ari gukora yabyize. Nanjye rero ni mu bantu Uwiteka Imana agire neza, kuko numva mu kwa 9 nta mupasiteri uzabahagaze adafite indangabumenyi, tuvuge gutyo Kinyarwanda cyacu, kugira ngo nabone babyumve. Duhagaze mu itorero ryacu twujuje ibyangombwa, RDB yemera yuko tujya gukorera Imana koko byemewe n'u Rwanda rwacu. Nibyo birori rero uyu munsi mwadusanzemo. Twayifashe ku munsi w'ejo ku 5 ku itariki 8 z'ukwa 7 2022. Navuze ngo rwa rugendo rutanyoroheye, kuva mu murimo w'Imana mpita njya kwiga. Hari ama deplacement byinshi byasabwaga kugira ngo umuntu abashe kubigeraho. birumvikana. Nize imyaka 4 yose kugira ngo ngere kuri diplome ngo nyigereho. Nize imyaka 4 nkorera n'Imana, kandi njya no kwishuri bikemera. Uyu munsi nshima Imana mu ishuri yadushoboje. Imana ishimwe cyane. Ibyo bere mudusanzemo uyu munsi, kugira ngo twishime kandi tunezerwe yuko ari Imana avuganye ku itorero ryacu, yuko izabana natwe kandi ikadukomeza. Murakoze. Bakunzi ba Kuva TV, murumva ko ni urugendo rutari rworoshye rw'umushumba, kuva ari umukristo mu itorero, ariko Imana ikavugana nawe ikamubwira ko izamugira ukomeye, izamukoresha ibikomeye, ndetse mu gihe nk'iki ngiki azaba ari umushumba. Wibuke neza ko uko yabivuze mu nkuru uze kubyumva ko yari atarabona impamyabushobozi yo kuba yashumba, ariko Imana ikavugana nawe imubwira ko byanga byakunda izamushyigikira, kandi akagera no kuri icyo ngicyo. Nicyo cyuyu munsi kitwicaje aha ngaha. Nicyo cyatumye Kuva TV dufata urugendo turaza kugira ngo adusangize ku buhamya bw'urugendo rwe, uko bitari bimworoheye byose yagiye abivuga.
rero Imana ishimwe ko ari Imana igisoza icyo yavuze kandi ikagikurikirana ku muntu wayo. Ni Imana iteye ubwoba. Mushumba, ndagira ngo abadukurikiranye bataza gusigarana igishyika cyangwa se bibaza ngo mbese bimeze gute. Watubwiye ku muhamagaro, utubwira ko utari woroshye, ndetse utubwira n'ijambo rikomeye. Imana ubwayo yakubwira ati ugomba kunkora untinya, ukagenda untinya muri byose. Urumva ko ni ikintu kitari cyoroshye, ariko abantu benshi muri iki gihe kwita ku muhamagaro cyangwa se kuba ari umushumba bitewe n'uko twagiye tubona bigaragara ku itangazamakuru, abashumba bagiye batandukanye. Ariko wowe reka tuvuge ko uri mushya cyane, ariko si cyane uri mushya kuri twe, ariko ku Mana turabizi ko Imana yaguhamagaye. Ariko ndagira ngo abadukurikiye ubabwire cyangwa se utubwire nkawe n'iki gishyuzanye cyangwa se nizihe mbaraga uhagurukanye. Imana ishimwe ko yaguhaye n'impamyabushobozi yo kuba wakomeza umurimo. Birumvikana Imana yagutera iteka ejo ukagera no hanze, kandi hari abahanzi badukurikira bagiye batandukanye mu bihugu bitandukanye. Abo bose barimo baragukurikirana bakureba, bakifuza ko mu bihugu byabo hagenda haba ko nawe wahagera ugakora umurimo w'Imana, Imana ikagushingira ibendera. Rero ndagira ngo ubasobanurire cyangwa se ubabwire igishya uzanye n'imbaraga uzanye, ndetse n'icyomba cyahinduka muri sosiyete y'agakiza cyangwa se kubwiriza ijambo ry'Imana no kugira ijambo ry'Imana gomeze rigwe mu bantu. Urakoze cyane. Urakoze Simbikangwa. Muri uyu muhamagaro abantu benshi babuguyemo. Turaza kujya no ku ijambo ry'Imana kuko hariho message Imana maranye n'igihe yigize yambwiraho. Yego. Ndaza gutamuriraho no kuribwirizaho kugira ngo abantu bumve n'ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Rero ijambo rya mbere twari twahagazemo ryari ijambo Imana yamaye kugira ngo twumve yuko kari na jambo Imana ivuga ngo rihere. Yego. Iyo ivuze iranasohoza. Agashya cyangwa se icyo nzanye ntabwo ari igitangaza kirenze, ariko igishya Imana yambwiye cya mbere cyo nuko abantu benshi bamwe bari kuyikorera batabasha kumenya imbaraga zayo cyangwa se ubuhangange bwayo. Yego. Ijya kumamagara nababwiye ngo ijambo rya mbere yabanje kumbwira, yarambwiye ngo wowe unkorere uninya. Bivuze ngo harimo abantu benshi muri iki gihe basha kujya muri uyu muhamagaro cyangwa bakajyamo barahamagawe n'abandi, bijya bibaho cyane, ariko bagira muri uyu murimo bikaba ngombwa yuko bakora ku giti cyabo ariko ntibagakore mu maboko y'Imana. Iyo uri imbere y'Imana iragushigikira, ijibana nawe. Iyo kenshi iyo nanjye kuvuga Imana muraza kubyanganira nishaka gukora ntabwo tuyibuza. Ariko niba hari ikintu kibaho Imana kuyikorera cya mbere ni ukuyubaha. Yego. Iyo wubashye Imana ugaca bugufi, Imana irakuzamura. Yego. Ndi mu bapasiteri, yenda ntabwo ku mugani nk'uko uvuze ntabwo nzwi cyane, kuko wenda n'abantu benshi bajya bibaza ngo ariko se uyu pasiteri, uyu mupasiteri, uyu uzute, ariko ndi umupasiteri imazemo igihe mu murimo, ariko nyine nagaragaraho kuko Imana igeze yabwirira iramubwira ngo hari 7,000 batarapfukamira Bayali. Yego. Nanjye muri ibyo 7,000 niho Imana imagurukije muri abo bantu babandi Imana yari yarabitse ku ruhande kugira ngo nanjye nze nsubukura ikivi cy'abandi bari baragereje. Ikiza cyangwa se agashya nzanye ni ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza bagahindukira. Yego. Kandi tuzi ko umwuka w'Imana ajya akora muri twe kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu benshi. Uyu munsi intego yacu nyamukuru, itorero ryacu nk'uko riri koko ribe na mwuka wera, ni itorero ririmo umwuka wera kandi ubasha gucyaha abantu. Biravuze ngo ahantu hatari umwuka w'Imana abantu babibyigenge. Yego. Nuvuga ngo rero kuko twifite umwuka w'Imana, niyo mpamvu wa mwuka ashaka gukora no ku isi hose kugira ngo bya bindi bibasha kuba ibyigenge
bive mu nzira kubw'umwuka w'Imana abashe kudushoboza. Yego. Ubutumwa bwiza rero twazanye cyangwa se agashya tuzana yenda n'abandi bazanye, twe tubere kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza babone ubugingo kandi buhoraho. Haleluya. Yego, Imana iri gutanga amamodoka meza, ibimazu meza, ibiki byose iri kubitanga, ariko icyambere nyamukuru nta gakiza no kubwiriza ubutumwa bwiza kuko Yesu yasize abitubwiye. Yavuze ngo agiye kudutuma mu mahanga yose tugende kubwiriza ubutumwa bwiza, abazemera tuzabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Rero twemera umwana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, tujya twemera yuko bakorera mu butatu butagatifu, kandi ubwo niko twemera, kandi tuzi ko iyo bamwe tubwirije ubutumwa bwiza bakemera, turabatiza mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko mwigeze kwibona twacishaho ikiganiro turi kubatiza. Hari uburyo Imana igikoramo. Yego. Ako rero bivuze ngo amahanga yose baje kutubona. Ubutumwa bwiza nimuza kunyemerera turaza kubusanga mu ijambo ry'Imana, kugira ngo nange na message Imana yamaye igihe nk'iki nari nzi yuko nayihagararaho, ndabura no kugira ngo mbwirize ubwo butumwa, ndetse no gusohoza n'Imana yaravuganye nanjye. Ubwo turaza mu kanya, iyo niho duhagurutsemo kubwiriza amahanga yose guhindukira Kristo no kuva mu bitagira umumaro, kuko Imana irashaka kugira neza abantu bose bayikorera banayubaha, kuko tugeze mu bihe bikomeye abantu batabasha kurebesha n'amaso, ariko umuntu wese uri imbere y'Imana azabona ubutware bw'Imana. Yego. Murakoze cyane. Mushumba, Imana igireze umugisha, utubwiye amagambo meza akomeye, yakomeza buri muntu wese mwana urugendo akamufasha no kugira ngo asingire icyo Kristo yamufatiye. Rero ni byiza cyane n'ukuri, kandi uko bisobanuyemo ni uburyo bwumvikana kandi bufite akamaro, kugira ngo abadukurikirana uko bukeye n'uko bwije bagume kugira inyota no kugira ishyaka byo kugira ngo ubwami bw'Imana bugume bwamamare. Rero Yesu aguha umugisha cyane ko uhagurutse muri ba bandi bifuza ko ubwami bw'Imana bwamamara, cyangwa se buri muntu wese amenya Imana akamenya agakiza. Ni byiza bivuzeho, amamodoka arahari, amazu meza arahari, buri kimwe cyose kirahari, ariko ibyo byose iyo wubashye Imana ndabizi neza ko Imana ijya ibitanga, kandi Imana ikagira neza buri muntu wese mu ruhande rwe nk'uko bivuze. Rero ndanezerewe cyane, ndakeka ko n'abadukurikiye nabo harimo abari kunezerwa banezezwa n'iri jambo, cyangwa se n'ubuhamya muraduhereza. Ni ubuhamya butoroshye, ni ubuhamya bukomeye. Abantu benshi bakunda kubona umushumba ahagaze arimo avuga Imana, ariko ntibamenya inzira yanyuzemo no kugira ngo abahagaze muri uwo mwanya. Abantu benshi babyumva nk'umunyenga, bakayibona nk'aho ari ibisubizo, abantu benshi bakabona nk'aho mbese ari izindi mbaraga. Nk'abo ngabo wabasubiza iki babonamutse bakubaje icyo kibazo? Murakoze cyane. Natanye mabwira ngo nagiye gukora umurimo numvishije ijwi, ariko sinese niruka kugira ngo nkore, ahubwo nabanje kubaza Imana, mbese ni wowe uvuze cyangwa se uvuze? Kuko mu bantu bagiriwe n'umugisha, nyamvuga ngo ni umugisha cyane, ndi umuntu wabaye mu buzima navuze ngo bwabanje kuba bwiza, ariko nyuma burahinduka kugira ngo Imana imbone. Yego. Ni ubuhamya tuzabivugaho, ntabwo tuvuze ubu ngubu bwakwira bugacya, ariko reka tuvuge icyo mumbajije. Natanye bango narahamagawe na uburyo mubona Pastor Solange uri kubabwira aka kanya, nabaye muri iryo torero, harimo n'abantu yenda bazambona bakabona baranzi, benshi barananzi no hanze baranzi, harimo n'abasenyi nasengeye benshi bari mu bigo byo hanze, abanadukurikirana buri gihe uko bukeye uko bwije. Twatangiye uyu murimo n'ibintu byari bitoroshye. Imana yajyaga imbwira ngo izanzamura, arahizankura nahizangeza, ku bwanjye nkabona bidashoboka. Yego. Imana ikambwira, mwana wanjye nzakuzamura uko nzaguhagurutsa mu gihe gikomeye. Iteka nkahora mvuga Mana, ntabwo ibintu byashoboka. Ariko ndibuka igihe kimwe cyane, bapanga abavuga butumwa mu rusengero bazimikwa, nakoraga umurimo w'Imana bisanzwe, ariko n'imitwe nkayobora amateraniro,
mushumba wacu akajya hanze nkasigara mu cyimbo cye, ariko n'abari abapasiteri nkasigara ku itorero, nkahesha umugisha abantu mu gitondo bakabona umugisha, nkagara mu cyimbo cya pasiteri ko nanahabwa ubupasiteri, Imana ikankoresha mu itorero. Tumenye neza tunasobanukirwe Pastor Solange ninde, ariko nibajije ikibazo mu kanya kivuga ngo wavuze ko ubu ngo umaze kubona ibyangombwa no kuba wemerewe kuba wavuga Imana aho ushaka hose, ariko hari umuntu muribaza ngo mbese aderesi yanyu ni iyihe, ashatse kubageraho cyangwa se ashatse kuza kwifatanya namwe mu guterana mu materaniro yera mugira, muterana ryari, muteranira hehe, kugira ngo n'abadukurikiranye nabo baze kumenya neza ko bageze aho bifuza kubasanga bamenya aho babasanga, mwababwira. Murakoze. Pastor Solange muri kubona cyangwa muri kumva, duteranira mu itorero riri kuboneka, tumanuka umuntu ajya Rwamara ngira ngo buriya ego rwa Rutabura, duterana ku mubyizi, dusenga kwa gatatu, ku cyumweru tugasenga guhera saa 8 tukageza nimugoroba, kandi turi kubona Imana ikora ku buzima bwacu. Aderesi yacu rero nk'umuntu washaka kutubonaho, cyane harimo n'abantu bajya bifuza kubana natwe no kuvugana natwe, ni itorero riri kwaguka kandi mu buryo bwihuse, ni itorero Imana iri kuvugaho cyane, kandi ni itorero riri kwakira buri muntu wese uri gushaka kuvuga Imana. Kandi ntabwo njya mbwira abantu ngo uyu munsi ntabwo turi kurwana agatuti, ahubwo turi abantu bose baze babwiriza ubutumwa bwiza nk'uko umuhamagaro w'umuntu uri. Niba uri umuririmbyi uririmbe uko umuhamagaro uri, niba uri umuhanuzi uhanure muri wa muhamagaro wawe, kandi ubikore utinya Imana. Iryo jambo niryo rya mbere, ubikore cyambere utinya Imana, kuko abantu benshi navuze ngo abantu benshi ntabwo bakora uyu murimo batinya Imana. Hari n'abakora mu izina ryabo, kavuga ngo ngewe kanaka, ndi umuhanuzi, ariko nubwo ndi umuhanuzi ariko mfite uri gukorera muri nge, uwo niwe nubaha. Ngenda bajya no kuri televiziyo abantu bari gukira indwara, abantu bashima, abantu nta biganza bishyushye tugira, njya mbivuga, ariko dufite Yesu uri muri twe, uwo ngo niwe ukora imirimo n'ibitangaza, uwo Yesu niwe ujya ubohora. Niyo mpamvu itorero ryacu ariyobowe na Mwuka Wera cyane, kuko Yesu yavuze ngo ntago ngiye ngo mbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboreza umufasha, uwo ngo niwe uzenda ku bya Data, nanjye nzenda ku bya Data ngira ute mbahereze. Rero umufasha niwo dukoreramo, kandi Kristo nawe akadukorera muri twe, abantu bagakira indwara, demoni zigasohoka mu bantu. Kandi ikindi, ubutumwa bwiza buri gukwira ku isi yose, buri gukwirwa ku isi yose. Intego rero nyamukuru dufite kandi ikomeye, kugira ngo abantu baze babwirize ubutumwa bwiza. Abantu mu itorero turi kwakira abantu kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza kandi bwaguke hirya no hino, abantu bamenye ijambo ry'Imana, nk'uko ijambo ritubwira muri Matayo 24, igihe cy'imperuka cyangwa igihe kizaba bikomeye, ubutumwa bwiza buzakwirwa ahantu hose, niko imperuka izagira ute izahera ku isi. Rero mu gihe rero ubutumwa butarakwirwa ku isi yose, imperuka bivuze ngo ntabwo iraba. Mpamvu rero tugomba gushaka, Yesu igeze avuga ijambo rikomeye avuga ngo dusabe Data azane abasaruzi ko ibisarurwa bireze. Rero ibisarurwa bireze, niyo mpamvu rumaje ngo mbese koko umuntu yatubona gute, yadusanga he? Yadusanga aho ngaho hari umuntu namuna mu Karwa Rutabura. Aderesi yenda yatubonaho byoroshye, ni kuri telefone 0784 52 38 83. Ayo niyo Pastor Solange. Ushaka ni nuko twagusengera, ushaka kuza kubana natwe, iyo nimero niyo watubonaho, nayo iba kuri WhatsApp, ni nayo iba no kuri YouTube. Iyo nyamo kwandika Kuva TV cyangwa se kwandikamo Pastor Solange,
uhita utubona byihuse ukajya ukurikirana ibiganiro byacu uko dukoze amateraniro ukatubona. Niba rero muze kunyemerera, ndashaka kuvuga ijambo numva riri ku mutima wanjye. Imana imaze iminsi iri kuma kugira ngo uyu munsi nditambutse. Yari yarimbwiye ko nzaritambutsa kuri kino kiganiro, ndaza kuritambutsa ari mu message Imana yari yamaye yo kubwira abantu bari hafi n'abari kure ko bamenye ko Uwiteka akomeye. Yego, Murakoze. iryo jambo niyo message Imana yaguhaye. Ntabwo twagusiga message itayitambukije, abo reka tuguhe uwo mwanya kugira ngo message yitambutse. Yesu aguhe umugisha. Murakoze. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Ijambo riboneka mu butumwa bwiza ijambo Imana yarimaye icyo gihe. Twari mu gihe cya corona cyangwa se mu gihe cyo kuguma mu rugo. Dusa nkaho turi gusa nkaho tuvuye muri za guma mu rugo, dutangira kongera gukomera kwiyubaka. Icyo gihe nari mbyutse bakuru umuntu asa nkaho akangutse gatoya. Yego. Mpita numva ijambo ryihuse. Kwa umuntu abyuka ahita asenga ati Imana ndagushimye ko ndamutse amahoro. Nkonogeje n'uyu munsi. Ako kanya numva ijwi rihise rimbwira ngo abantu bahishwe hagati. Nibaza ese ni iki gituma abantu bahishwe hagati? Yego. Ijwi rirambwira ngo ihute cyane usome ijambo riri kuboneka muri Matayo 25 dire ku murongo wa mbere. Imana yamaye iyo message rero ikomeye, imbwira amagambo akomeye kugira ngo nzatambutse iri jambo. Yanambwiye ngo abantu bahishwe hagati, irambwira ngo abapatiri bahishwe hagati, avuga ubutumwa bahishwe hagati, abahanuzi bahishwe hagati, abaririmbyi bahishwe hagati. Irambwira ngo abantu benshi bahishwe hagati, kandi irambwira ngo kandi nzaribwirize ku buryo isi yose cyangwa se bazankurikirana bazamenye uko muri iki gihe abantu bahishwe hagati. Iri jambo rero rikuboneka muri Matayo 25 dore ku murongo wa mbere turasoza kuri 13. Aravuze ngo umutwe w'amagambo aravuze ngo umugani w'abakobwa 10. Ngicyo gihe ubwami bw'ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo, bagiye gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu merezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arababwira ati ndababwira ukuri yuko nabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Amen. Imana ishimwe yo ikora ibikomeye. Iri jambo nararihawe, Imana irambwira ngo abantu benshi bahishwe hagati. Nangira kubaza Imana, ese Mana abantu bahishwe hagati gute? Irangije irambwira ngo iryo jambo kirisoma harimo abantu benshi bahishwe hagati. Abakobwa bari 10 ku ijambo bitubwiye, ariko muri bo 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu.
bose igihe cyarageze bicaye bategereje umukwe atinze gato bose barahunikira. Muri iki gihe abantu benshi barahunikiriye. Harimo abantu benshi bari ku isezerano ry'amahuri, hari abantu benshi bahunikiriye badafite icyo bahunikiriye, hariho abantu benshi baryamanye isezerano ritari isezerano kandi bararibwiwe n'abahanuzi. Hariho abantu benshi uyu munsi bafite amasezerano y'amahuri bayaryamanye atazanasohora. Imana yarambwiye ngo mbese abo bose uko ari 10, 5 bari abapfu, abandi bari abanyabwenge, ariko bose bararyamye barasinzira. Muri iki gihe rero nabo uyu munsi harimo abantu basinziriye, harimo abantu benshi bahunikiriye, harimo abantu benshi bazi yuko Imana itagikora itakibaho, ariko irambwira ngo nzabwira abantu ngo abantu bahishwe hagati. Ahangaha benshi bari basinziriye, ari abanyabwenge bari basinziriye, ari n'abapfura bari basinziriye, ariko ngo batungurwa no kumva urusaku ruvuga ngo none umukwe araje. Bose yaba abanyabwenge yaba n'abapfu babadukiye rimwe, babyukira rimwe, bakangukira rimwe. Buri muntu wese atangira kuboneza amatabaza yabo. Duhishwe hagati. Tube maso, duhishwe hagati. Imana irashaka kugira ngo ibane n'abantu bayo muri iki gihe, kuko abantu benshi bamwe harimo abafite amatabaza ari kwaka, harimo n'abandi bazi yuko cyaka kandi yarazimye. Hari abantu rero bari ku muhamagaro ariko umuhamagaro warazimye. Hariho abantu bicaye ku isezerano rihari. Imana yarambwiye ngo rero abo bantu bose nzababwire ngo bahishwe hagati. Yarambwiye ngo hari abakobwa uyu munsi bakitwa abakobwa, barahanuriwe yuko Imana ibahaye ingo, ariko bakitwa abakobwa kandi banuye ko Imana ibahaye ingo z'umugisha. Iyo yavuye ngo n'uyu mwaka n'uyu nzaba nkubakiye, abo ngabo nabo rero bahishwe hagati. Ariko Imana yambwiye ngo iri jambo abantu bazumvira ijambo, abo ngabo Imana igiye guhindura amateka yabo. Haleluya. Imana igiye guhindura amateka y'abantu baza imbere y'Imana. Haleluya. Irangije ijwi rirambwira ngo nzabwire ngo hari n'abapasiteri benshi ngo bahishwe hagati, kuko benshi bari mu muhamagaro batari kubaza Imana, kuko benshi bari kwiyobora, benshi ntabwo bari guhagarara imbere y'Imana. Irangije namwe nzabwire abahanuzi nabo ngo bahanura ivuze itavuze ngo nabo bahishwe hagati. Hagati rero haragoye. Hagati byageze mu gicuku cy'ijoro, bose bagisinziriye baratungurwa. Ntabwo bari bazi ko umukwe ari buze hagati mu gicuku. Bari bazi ko ari umuntu ukomeye, ari umwami w'icyubahiro, ari umuntu uhambaye ari buze habona, ariko baratunguye bose yuko umukwe aje mu gicuku cy'ijoro. Yarabatunguye bose bahishwe hagati. Bari bahishwe hagati baze iyo bamenya yuko umukwe ari buze mu gicuku cy'ijoro, bari kuba maso. N'abakobwa bapfu nabo bari kuboneza amatabaza yabo akaka, ariko bahishwe hagati. Bahishwe yuko umukwe ari buze, barahishwe cyane, nibamenya neza no kwihunikira umukwe ataraza. Abantu benshi rero, abantu benshi uko Imana yabimbwiye bahishwe hagati. Hagati hagoye abantu benshi, hagati yaruje abapasiteri benshi, hagati yaruje abavugabutumwa benshi, hagati yagushije abaririmbyi benshi, hagati yagushije umukristo uri ku isezerano akavuga ngo none by'Imana byaratinze, ngiye kwishakira kwa kanaka ngende kwibariza. Ariko hagati ukimara gusohoka umukora ahita yinjira, kandi yinjira urugi urafungwa. Bivuze ngo reba ijambo yavuze ngo bene data tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Haleluya. Tube maso rero. Ubu butumwa Imana ishaka kugira ngo ibwire abantu bose no kugira ngo abantu bongere bahindukire, kuko hagati hagoye abantu benshi. Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo nimuze twambuke, ariko abahisha hagati yuko ari mu muraba. Ageze hagati Yesu araryama. Bibiliya tubwira ngo aryame yiseguye, ngo akisegura, ngo ariko yiseguye ngaho ubwato bwerekera. Haleluya. 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 Amen. Ngo ageze mu bwato hagati ngo arasinzira, ngo yiseguye umusego, ngo agisinzira ako kanya umuraba winjireke hehe muri bwa bwato. Umuraba uraza, amakuba araza, ibyago biraza, abantu benshi duhishwe hagati.
aba bigishwa bambukanye na Yesu no mu bahishwe hagati, kuko ntabwo bari bazi hagati ikiri bube. Yamenye ko hagati ari we zimuraba, bari kuvuga ati Yesu reka tubaye dusenge hagati ari mu muraba. Ariko bageze hagati baturwa kubona umuraba uje, bari kubona umwuzure uri kubuzurana, yewe bari bazi no kugashya, bari bazi no bari abarobyi, batuvuga ngo bari bazi kuroba, bari bazi kugashya, bari bazi gutwara ubwato. Ariko haleluya, ubwato burimo Yesu ntabwo bujya buruhama. Imana ishimwe. Ngo baribwira ngo kuko biri kose reka tumukangure. Haleluya. Kangura Yesu muri ayo masaha. Niba uzi ko nawe hari icyo uryamanye, niba uzi ko hari icyo usinziranye, haleluya, biragusaba gukangura Yesu. Imana ishimwe. Baribwira ati reka tumukangure, hari uyu mugabo hari icyo yakora. Haleluya. Petero ramureba akavuga ati uyu mugabo Yesu, haleluya, yakoze ibitangaza tureba. Yirukanye demoni mu muntu wari umaze imyaka myinshi, nyiramuboye hariya ahantu birirwa mubohesheje iminyururu. None Yesu niba arabashe kumukorera demoni, yabashe gucyaha umuraba ukagira ute ugatuza. Biriya tuvuga ngo baramukangura, ngo agikanguka ngarambura ikiganza cye gusa acyaha umuyaga, abwira n'inyanja biratuza rwose, nabyo biramwumvira. Imana ishimwe. Haleluya. Duhishwe hagati, tube maso, tube maso bene data, duhishwe hagati. Rero no muri mu nyabwenge uri gusenga muri iki gihe, ba maso usenge, kuko duhishwe hagati. Turi kujya mu bihe bitoroshye, ibihe bigoye, ibihe by'ubuhenebere, ibihe bigoye abagenzi. Ndikubwira abantu ubutumwa bwiza bwacu uyu munsi, nubwo Imana ibarana natwe ikadukoresha, ariko tubanze tube maso, tubanze dukizwe. Ibitangaza by'Imana irabikora. Kujya muri Amerika dufite benshi bagiye Imana yabahaye yabadisheme baragenda. Nibyo abatabyara umunsi bari kubyara, turi kubona ubuhamya yuko abantu bari kubyara, turi kubona abandi bari kuva mu bantu. Ariko se mbere y'ibindi byose Imana igashaka gakiza muri twebwe. Haleluya. Irashaka dukiranuke. Imana yarambwiye ngo abakobwa bamaze igihe kinini cyane barabwiye amakwe, irangije nambwira ngo kandi totaya la benefaya, ngo umuntu uzumvira ijambo ry'Imana, ngo ubu butumwa n'ubwawe, kuko Imana igiye kubohora abantu benshi bari baboshwe. Haleluya. Kuko nubwo abantu bahishwe hagati, ariko hari batanu b'abanyabwenge. Abo ngabo babashe guhunikira, barasinzira, bari bafite icyo basinziranye. Abo bakobwa bari abanyabwenge, basinziranye amatabaza yabo, iyo bagira n'ibindi ku ruhande twitwa ngo ni reserve, cyangwa se n'ubundi butabazi bwihuse. Haleluya. Abo rero babashe guhunikira, barasinzira ariko bafite icyo basinziranye. He n'abandi basinzira ntacyo basinziranye. Mwene data bamaso, kuko duhishwe hagati. Hagati rero hagoye abantu benshi, hagati yagoye bavuga butumwa, hagati rimo hagushamo abantu benshi, ariko nuba maso n'amakobwa abanyabwenge uyu munsi bahunikiriye bagasinzira, bagafite ikintu basinziranye. Haleluya. Amen. Imana mwishira bahamugisha. Rero kubw'ijambo ry'Imana tube maso, tube maso cyane, kandi imbaraga z'Imana zibasha gukora ibikomeye. Iyo ni message Imana yamaye, irangije nambwira ngo nyimara gutanga iyo message ku kiganiro kizacaho, nzasenge uko ari kimasha yakora ku bantu bayo. Haleluya. Rero niba uzabona ku bativu uri kudukurikirana uyu munsi, ujye gusenga, ugire kwizera yuko Uwiteka Imana Nyiringabo agiye gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Nubwo wahishwe hagati ugatungurwa nuko umukwaje, ariko asanga uri maso. Haleluya. Nubwo bigoye, ariko Uwiteka Nyirinde azakora ibikomeye ku buzima bwawe. Munyemere rero dusenge kubwira ijambo ry'Imana. Haleluya. Nuko umwuka anyoboye gusenga. Uwiteka Mana yacu, uri Imana y'icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi, nongeye guca bugufi imbere y'amaso y'Umwami. Njyewe ntacyo ndicyo, ni nyama n'amaraso, nta nicyo mvuze, ariko uri muri nge kandi utuye muri nge. Nonyemere kubwa message wamaye kugira ngo nzatambutse n'abana data kuva kuri Kuva TV. Mana hari icyo wavuganye nanjye, urambwira ngo umunsi nzabamagaze cyangwa nicaye ndi kuvuga ijambo ryawe data, kuko nzasengera benshi bazume ijambo rya Kristo. Utaya la benefaya, nunyemerere Kristo manukire kongera kubo utaya la bi, wongere kumuhora buri muntu wese ukurikiye ubutumwa bwiza. Kandi Kristo
nzi yuko tutayarabiniva, nzi yuko uri Imana ishobora byose, ubasha kurengera buri wese. Mana nyingabo data, uri imbere yawe Yesu, nunyemerere ugaragare hagati muri twe, nunyemerere ugende ubohore izi ngoyi ziboshe bana bawe, nunyemerere ugende ukureza imbaraga z'umwijima zaboshye, nunyemerere ugaragare hagati muri twe, nunyemerere kutaya rabinivaya, wongere uganze kandi utegeke mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka byiringiro byacu, umanukire kongera kubana natwe kandi uzukora ibikomeye kwa kwiringira. Uwiteka Mana mwami wanje, nanze ijambo ryo kwari imaye data, nacyo nkweho nicyo nongeyeho ku ijambo rya rimaye niko nditanze. Inyemerera Kristo rigendere bohora imitima abantu benshi baramwingo bayishwe hagati baratunguwe kubona umukwe aje mu gicuku cy'ijoro, bari bazi ko umukwe ukomeye ari buze mu rukerera cyangwa habona, ariko baturwa no kubona uje mu gicuku cy'ijoro. Ni nako abantu benshi bagiye gutungurwa muri iki gihe gikomeye. Mana nyingabo data, irimo musenyera umuntu wese kugira ngo ahora yizeye kandi asenga udasiba, kugira ngo tutazatungurwa ko bakobwa 10 batunguwe, 5 barabapfu baratungurwa bajugunwa hanze, ariko abanyabwenge binjira mukwe. Mana nyingabo data, urugi rurafunga. Niyo mpamvu nsenge buri muntu wese ukurikiranye Kuva TV, Mana uzumva ubutumwa bwiza kugira ngo ineze igaragare ku buzima bw'Imwami. Aze mu bakobwa 5 banyabwenge kugira ngo guzahagarara ku bicu, guzaza utunguranye buri muntu wese tutayarabinivaya, azabona urukundo rwe rukomeye. Mwami ndagushimye kuri Imana ishobora byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndikumva ndikubwirwa ngo hari umuntu umaze igihe kinini, amaze imyaka 5, amaze igihe kinini arwaye. Ndikumubona aryamye ahantu, ariko mbonye Imana yo mu ijuru ukimara kubona ubutumwa, hari Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Ngiye kubona mbona Imana ibohoye umugongo wawe, ngiye kubona mbona Imana ibohoye amaguru yawe yabaye paralize. Imana yamubwire ngo ubu butumwa Imana mwijije ubuguhaye kugira ngo ibohore ubuzima bwawe. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, uzabona imbaraga z'Imana zikoze kubeshejeho. Ikindi rubango ari umukobwa, abakobwa ni 3. Abakobwa bafite imyaka, umwe afite imyaka 43, undi afite imyaka 45, undi afite imyaka 48. Imana yambwiye ngo abakobwa ubutumwa bugiye kubageraho, kandi Imana igiye kubohora izo ngoyi zibaboshye. Kuko Imana mebona ubutumwa irambwe abakobwa ko ari ibiciro 3 mujya gukora uko kandi bwihuse, abantu bose zamenya kwitekagira neza. Ariko Imana ikoze, abantu bose bazagutayarabiniva, abantu bose bazatangazwa n'ikimana ikoze. Imana mu ijuru yabaho umugisha mwinshi kandi igumye ko bikomeye ku buzima bwanyu. Imana mu ijuru yabaho umugisha. Amena kandi amena. Amena. Mushumba, Imana imereze umugisha. Turabashimiye mwebwe mwatangiranye natwe ku bye twatangiriye kugeza ubu ngubu dusorejeho. Umugisha w'Imana ugomeze kwa kuri mwebwe. Nukuri kandi Imana ibagere neza. Imana yo kabyara ikomeye, iturinde cyane kuko ntango byoroshye, ariko imbabazi zayo zuje ubuzima bwacu, ndetse cyane no kubakurikira Kuva TV ko cyane uko bwije. Nkunda kuvuga ngo umugisha w'Imana ujye ubana namwe. Nabibutsa rero ko gukora share, gutanga subscribe, ugatanga na comment hasi kugira ngo mujye mutubwira ibyo mwifuza n'ibyo mushaka ko twabagezaho, kuko ni Imana duhamagariye, nicyo Kuva TV ziye, no kugira ngo agakiza ka Yesu Kristo kagere kuri bose kandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero aho uherereye ku isi, ndagushimiye wowe wafashe umwanya kudukurikirana, kandi na Imana ibohoye. Imana ni kugira neza. Reba kuri screen yawe hariho nimero z'umushumba. Nibiba byiza cyane iyo umuhamagaye ukamubwira ati burya cyagiye Imana yavugaga njyewe kandi yarambohoye. Hari izindi mbaraga n'imva z'umwuzuye avuga ko akumva ko Imana iri mu ruhande rwiwe imukikiye. Ndabashimiye, nukuri Imana yo mu ijuru ubehereze umugisha. Kuri kamera yari Elias Mbika nkuko bisanzwe, kuri mikoro kuri kamera twari kumwe na Janvier, nubwo mutaba mumureba ariko na Imana ijye imuhereza umugisha ko abayitanze cyane mu mwanya nk'uyu nguyu. Imana ijye imugira neza. Imana mu ijuru ihe umugisha Pastor Solange wemeye kubana natwe. Imana mu ijuru imugire neza. Wenda nk'abantu ugire nk'abantu tuntu tubiri, hari abantu bashaka ko ari mu bihe bikomeye cyangwa se bashaka ko ari mu bihe bitoroshye, wenda nk'amagambo birashaka ko yabahumuriza cyangwa se akabakomeza kugira ngo umugisha w'Imana ukomeze kuba kuri bo dusoza. Imana iguhe umugisha.
murakoze. Mbere twatangiye dushima Imana, tunasoza tunashima. Amagambo ijambo rya mbere nabanza kubwira umuntu avuga ngo komera kandi ukomere. Yego. Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana muntu ngo yicuze, icyo yavuganye nawe ibasha kugikora. Nabwira umuntu wumva arushye aremerewe yuko hari Yesu ubohora kandi akiza. Yego. Twamugezeho turushye turemerewe, twamugezeho tubabaye. Mu buzima ndi umuntu wo guhamya Kristo kuko araho yankoreye nahangejeje. Niyo mpamvu navuze ngo nzababwira ubuhamyaho kuko araho Imana ikura umuntu. Ndi mu bantu ushobora kubona gutya ukamubona gutya. Mu buzima bwo gusonza, mba mu buzima bwo kuba mu buzima butoroshye, ariko bintera gukomera. Ariko uyu munsi aho ngeze Imana ihabwa icyubahiro. Nkakubwira ngo nawe rero wowe urushye uremerewe, hari Yesu ubohora, hari Yesu ugabura, hari Yesu wambika ku bantu bambaye ubusa. Njya ngo hari ijipo najyaga nambara mu rusengero, nkataha nimugoroba nkayifura nkayanika, nkongera nkayajyana ku rusengero. Nabwira ngo amasengesho y'iminsi 100 yose, kubera ko rafite n'agatege gato abantu bakagira ngo ndi umukobwa kandi n'umubyeyi w'abana 5, ari ubuzima ubamo Imana ikaguhindura gatoya. Uyu munsi umwe twiduhura namenye ko ari njye kuko ari Yesu uhindura. Ikindi cya kabiri nabwira umuntu rero wumva aremerewe, nakubwira ngo komera. Ijambo ryo gukomera rijya rinkomeza, kuko ni ijambo rikomeye. Nabonye mu bihe bikomeye, nabonye mu bihe bitoroshye, nabonye Imana inkomeza. Nanjye rero iryo jambo naryo ngukomerezamo, gukomere kuko nta Imana idakura umuntu nayo itageze umuntu. Hari imigozi ishobora kuba uyu munsi kuboshye, ariko Imana yakubohora iyo migozi iboshye ku buzima bwawe, Imana ikakurengera. Nakubwira ku ijambo riri kuboneka muri Yeremiya 40, ntabwo nditindaho 4, reka turisomeho kugira ngo aho najye wumva ko ubuhanuzi bwose bugendana n'icyo Imana ivuga. Kuko dukeneye kumva icyo Imana ivuga kurusha cyane icyo umwana w'umuntu avuga. Ijambo riri kuboneka muri Yeremiya, Yeremiya 40, twese tubasome gato kugira ngo abantu babatureba bakurikirane uko ijambo ry'Imana ribasha kubohora kandi ubu nibwo buhanuzi butavangiye kurusha ibindi.